amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino, abaherereye muri Afurika yose, bwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, God's people muherereye muri Europe, God's people muherereye Australia, abaherereye muri Aziya, ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe. N'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Anastasi mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza cyangwa ataravuka ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, ariko ubu ngubu tuboneka hirya no hino kubw'ubuntu bw'Imana ku bwa Yesu Kristo. Yego rero ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana no kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi ni ibisanzwe, buri gihe, buri hantu aho ariho hose, kuri buri gikorwa icyo ari cyo cyose, duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Yego murakoze cyane. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no gukora iby'Imana nyizina ishaka, kandi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ryayo no gusobanukirwa iby'Imana ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye n'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Rero n'ubundi nk'uko ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa cyose, kuko duhuza umutima n'ubundi ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Urwandiko rwa Pawulo rurabihamya, rubyerekana yuko urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 haravuga ngo nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo n'ubundi nabwo burabivuga, ibice 6 umurongo wa 19 ku murongo kugeza ku murongo wa 21 haravuga ngo nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe, ari naho umutima wawe uzaba. Hari abibeshya bakatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, God's people, ariko aho bahoza imitima yabo hari abatamaza. Bibiliya nayo irabihamya, inabishimangira cyane, nko mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16 harabihamya, harabibabwira agira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. No mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 harabivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu, hari umusoroma imizabibu ku mwungenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. No mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 naho arabihamya, abimwandikira bimubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwandiko Pawulo yandikiye kandi Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 naho aramubwira ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Ariko niyo mpamvu ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe, kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Yego
iki kiganiro n'ubundi turimo ni ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Niyo mpamvu ndagusaba gukora subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika, kandi ugisangize n'abandi ukanza kuri share, kandi unakande like kubwo gukurikirana ibirimo ukumva n'umumaro bifitiye abantu mu gihe nk'iki ngiki. Yego, kandi iyo wumvishe amateka ari icyo akwigisha ugira icyo uyigiraho ukayakurikiza, kandi wasanga harimo n'ibinyoma abayabayemo n'ababikomeje, ugahita utandukana nabo ugakora igikwiye kugira ngo ukore icyo Imana ishaka, kuko ntabwo wakora icyo Imana ishaka kandi uri mu kinyoma, yanaguhishuriye ikinyoma icyo ari cyo. Yego rero dukomeze turebera hamwe, mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Yego, reka turebe icyo ibi bivugaho, twumve aya mateka. Reka twumve aya mateka hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Yego, muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya. Yego, kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki yo kuri uyu munsi, tariki ya 3 y'ukwezi kwa 11. Yego, kuwa 3 z'ukwa 11 mu mwaka wa 361 umwami w'abami Constantius wa kabiri yapfuye azize umuriro Imapusuwestia, yego, muri Sirike. Ku buriri bwe yapfuye arabatizwa, kandi atangaza ko mubyara we Julian azamusimbura mu burenganzira bwe bwose. Ku wa 3 z'ukwa 11 mu mwaka 753, iyi ni itariki gakondo. Yego, Priminius, iryo ni ijambo ry'ikilatini risobanura mbere. Yego, Abbot wa mbere wa Laikinoa, yego, Nowa, yego, nibwo yapfuye apfiriye mu Budage. Yari yanditse igitabo cye cy'icyigisho kirimo inyigisho z'abashumba cyitwa Scarabuses. Yego, gikubiyemo ibimenyetso bya mbere byerekana imiterere y'ubu y'imimerere y'intumwa. Yego, kandi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 ariwo uyu munsi, mu mwaka w'1534 inteko nshingamategeko y'Ubwongereza yemeje itegeko ry'ikirenga, yego, igira abongereza abapanteko, yego, ibagira bose abaprotestanti. Yego, ku mugaragaro, kandi ishyira umwami w'Ubwongereza ku mutwe w'itorero ry'igihugu. Yego, byumvikane ahangaha iri tegeko ritorwa iki gihe abongereza bose bagombaga kuba abaprotestanti, kandi umwami w'icyo gihugu akaba ari ukuriye mbese iryo tsinda ry'abaprotestanti. Yego, ni kuri uwo mwaka rero twari turimo. Tugiye no kureba ku itariki 3 n'ubundi z'ukwa 11 mu mwaka w'1600, Richard Hooke, yego, umuyobozi wa Anglikani, yego, Anglikani, igitabo cye cyitwa Laws of Ecclesiastical Polity bisobanura amategeko ya politike ya kiliziya, n'icyiciro cya mbere cy'isano iri hagati y'itorero na leta. Uyu nawe nibwo yapfiriye mu Bwongereza. Kuri iyi tariki nibwo yapfiriye mu Bwongereza. Uyu Richard Hooke nibwo yapfiriye mu Bwongereza kuri iyi tariki y'uyu munsi. Yego, ku itariki 3 z'ukwa 11 buri mwaka, umwe mu minsi mikuru ikomeye mu Buhinde, Diwali,
yego, itangira ku itariki 3 Ugushyingo cyangwa kwa 11. Ni ngombwa nka Noheli muri Amerika. Ahantu humve cyane, Diwali yubahirizwa mu Buhinde nk'uko Noheli yubahirizwa muri Amerika. Ibirori bizakorwa bikorwa n'Abahindu, Abasik n'Abayayini mu Buhinde ndetse no hanze y'Ubuhinde. Ku isi yose Diwali yubahirizwa haba mu madini ndetse no mu yandi madini, yizihizwa ibihe bishimishije mu buryo bw'isi. Kwizihiza iminsi mikuru yemewe mu Buhinde buri mwaka ku ya 3 z'Ugushyingo nyine z'ukwa 11, kuko ari umunsi wa 15 w'ukwezi kwa Katrina kuri kalendari y'Abahindu. Yego, umunsi bita mwiza wa Diwali, umunsi mukuru bita umunsi w'umucyo. Diwali bisobanura umunsi mukuru w'umucyo, kandi buri dini rivuga amateka yaryo ya Diwali. Abahindu, rimwe mu matsinda akomeye y'amadini yo mu Buhinde, Abahindu bishimira iyi nkuru kuva itangira hashize imyaka irenga 900. Yego, Bwana Rama wagombaga kuba umwami yoherejwe mu ishyamba kugira ngo murumuna we abe umwami. Umugore wa Bwana Rama, Sita, na murumuna we Rayman baramukurikiye, ariko muri kiriya gihe umudayimoni Ravana yashimuse Seta, ari we mudamu wa Bwana Rama. Yego, aramushimuse. Nyuma y'itsinda ry'urugamba, nyuma yo gutsinda urugamba barwana na Ravana, Bwana Rama asubira muri Ayodhya hamwe na Seta nyuma y'imyaka 14. Yego, abaturage bo muri Ayodhya bamwakiriye, bashushanya amazu yabo kandi bacana amatara n'urumuri nijoro. Batanze kandi ibiryoshye, bagura imitako ya zahabu kugira ngo berekane umunezero wabo. Kuva icyo gihe Diwali yubahirizwa n'Ubuhinde kuri uyu munsi ku itariki 3 z'ukwa 11 buri mwaka. Yego, abasikisimu 2% by'Abahinde, Abasikhi bubaha Sikh Guru Hargobind Sahib wa 6 hamwe n'abami 52 bakuwe muri gereza Diwali n'umwami w'abami wa Mughal Jahangir. Igihe Guru Hargobind Sahibu yageraga mu rusengero rwa zahabu muri Amritsar, abayoboke be bacanye amatara bishimira irekurwa rye. Yego, Jainism, itsinda ry'amadini mu Buhinde. Yego, Abajaini bagize hafi 0.4% by'abatuye Ubuhinde. Iyubahirizwa ryabo ryatangiye mu myaka 2539 ishize, ubwo Lord Mahavir Tirthankar wa 24 washyizweho imihango ya Jainism nk'uko bikorwa uyu munsi. Yageze i Moksha, kwihorera ubuzima, kwibohora ubuzima butagira iherezo bw'ubuzima n'urupfu. Nta kuvuka kwabayeho
umuntu yishimira umunezero iteka ryose muri sidoroke, ahantu hejuru y'isi yose. Jane yizihiza uyu munsi acana amatara kugira ngo yirukane umwijima w'imbere. Gufata ibiryo, yafata ibiryo bikomeye cyangwa by'amazi. Jane ntabwo yaka umuriro w'umuriro, yego umuriro nyine utwika waka, kuko ibyo bizica udukoko, twinshi kandi bishobora guhitana ubuzima bw'inyoni cyangwa ibindi biremwa, kubera ko abagize itsinda ry'ibi rya Jane batemera hohoterwa. Diwali ni igihe gishimishije kuri buri wese mu bayemera, kuko ifatwa mu bandi bantu basanzwe n'ubundi bazi ibya Noheli. Diwali mu Buhinde bayizihiza nk'uko abantu bizihiza, cyangwa muri Amerika nk'uko babivuze bizihiza Noheli. Yego, indorerezi zikunze kugura imitako ya zahabu n'andi mabuye y'agaciro kugira ngo bagaragaze ibimenyetso by'iterambere, kandi ngo bakire Lakshmi, ikimanakazi cy'amafaranga. Yego, mu ngo zabo, cyakire mu ngo zabo. Ibihembo ni ibijumba bitangwa n'ubucuruzi cyangwa n'abacuruzi ku bakozi n'ababahagarariye hirya no hino, cyangwa abo wakwita abagenti. Umuntu wese araterana kugira ngo basangire ibiryohereye. Yego, amabanki, ibiro bya leta n'amashuri bifata ibiruhuko birebire. Bukeye bwaho Diwali itangira umwaka mushya wa kalendari ku Bahindi n'Abajain. Yego, ku Bahindu umwaka mushya wabaga ku mwaka mushya wo ku Bahindu wabaye Vikram Samvat 2070. Kalendari yashyizweho n'umwami w'abami Vikramaditya. Yego, kuri Jane umwaka mushya wabaye Ver Samvat 2540. Ushingiye ku isabukuru ya Nirvana ya Nyagasani Mahavir. Yego, muri Amerika Abahindu, Abasihi n'Abayayini bajya mu rusengero gusenga no kwizihiza Diwali, kandi bateranira mu mazu bakohereza ibimenyetso by'ibirori mu kirere. Bakohereza urumuri mu kirere, bakohereza ibimenyetso by'ibyo birori bo barimo, bakabyohereza mu kirere. Yego, nk'uko Abahinde benshi batondekanya amatara mu gushushanya amazu yabo, bituma abantu benshi batekereza ko imitako ya Noheli ikomeje. Abaturanyi bagomba kumva bafite umudendezo wo gukomanga ku muryango w'umuturanyi w'Ubuhinde, kandi babifuriza Diwali nziza. Yego, bifurizanya kugira Diwali nziza, bakagira umurava wo kwita ku bashyitsi, babaha ibiryo biryoshye byo mu Buhinde. Yego, bifurizanya Diwali nziza, Kirti Sidont Daftar ni umuturage wa Wako kandi akora Jainism. Ni umunyamabanga w'inama y'inteko nshingamategeko y'amadini ku isi, umwe mu bagize inama y'inama nini y'amadini ya Greater Wako
akaba na perezida wahoze ari perezida wa jena. Jena akaba ari ihuriro ry'amashyirahamwe ya jena muri Amerika ya ruguru. Muri Amerika ya ruguru hari abayayini bagera ku 150 n'insengero za Jain zigera kuri 65 muri Amerika. Yego, ibi ngibi tubonye bya Diwar byanditswe n'ubundi n'uyu nguyu Kirtsidon.com Daftar. Yego, ku rubuga rwa parliamentreligious.org. Yego, tugiye kumva icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Ese bari abantu bari muri ariya mateka bari mu gukora iby'Imana ishaka? Tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho, tumenye nimba bari mu gukora koko iby'Imana ishaka. Yego, tugiye kureba icyo Bibiliya igenda ibivugaho. Mbese iri jambo Diwari uko yizihizwa mu Buhinde niko na Noheli yizihizwa muri Amerika. Aya magambo Diwari na Noheli ntabwo biboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Biragaragara yuko kuri Bibiliya cyangwa ku byanditswe muri Bibiliya aya magambo Diwari na Noheli ni amagambo y'amahimbano. Yego, ese amagambo y'amahimbano nk'abana dusanzwe twigana nk'ubwoko bw'Imana, ese aya magambo y'amahimbano ataboneka mu byanditswe muri Bibiliya, Bibiliya afata gute? Ese abayavuga n'abayakoresha bafatwa gute mu buhe buryo? Kuri uyu munsi w'iyi tariki n'ubundi 3/11, twagira ngo twongere dutekereze, twibuke cyangwa tumenye ibyo twigisha cyangwa ibyo twigishwa. Yego, ni ukuri birimo guhuza n'ijambo cyangwa byaba ari ibinyoma by'igihe kirekire tukabifata nk'ukuri ariko tutabona aho byanditswe? Ese ko tubona ijambo Diwar cyangwa Noheli bitarimo kuboneka mu byanditswe muri Bibiliya cyangwa Imana ntacyo yabivuzeho, ese aya magambo tuyubahiriza? Ako ntabwo dukwiye kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana, kuko ntabwo ari mu byo dusaba kubahiriza. Byumvikane yuko abayagendeyemo cyangwa ababa bakiyagenderamo ntabwo barimo kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ariyo Mana dusanga mu ijuru cyangwa Imana Data wa twese. Yego, tugiye kumva ukuri kwa Bibiliya cyo kubivugaho. Niho ugiye kumva ukuri kwa Bibiliya cyo kubivugaho. Yego, ese abagoreka ijambo cyangwa bazana amahimbano Bibiliya bavugaho iki? Mu Byakozwe n'Intumwa 20 umurongo wa 30, uko turimo kuhabona haravuga ngo kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Ngo bazaba bavuga ibigoramye ariko kugira ngo babone uko bakurura imbaga nyamwinshi inyuma yabo. Ariko na Petero, urwandiko rwa 2 rwa Petero 2 umurongo wa 3 naho afite icyo abivugaho. Aba arimo kubivugaho iki? Ya magambo ataboneka muri Bibiliya kandi akaba akoreshwa cyane nko mu mahame y'iyobokamana, akaba agaragaramo. Ese koko ubwoko bw'Imana dukwiye kubahiriza ibi ngibi bitaboneka mu byanditswe muri Bibiliya? Katuri cyo Petero yabivuzeho ibice 2. Petero, urwandiko rwa 2 rwa Petero 2 ku murongo wa 3 abivugaho iki? Aragira ati ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kurimo, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera nirizatinda, no kurimbuka kwabo niguhunikira. Ngicyo ikijambo riri mu kubivugaho rya Bibiliya. Bwoko bw'Imana ba maso aho uherereye hose, kandi na bagenzi bawe muri kumwe babere maso. Wibyihererana ibingibi wumvise n'ibyo umaze kwiga n'ibindi biganiro wumvishe, wibyihererana ahubwo kanda kuri share woherereza abandi nabo babashe kumenya ukuri. Nimba wabonye ikiziba imbere yawe ukagikatira, na mugenzi wawe waba ugiye kukigwamo mumenyeshe akate aho wanyuze kugira ngo nawe atakigwamo. Yego, kora share n'umenyeshe n'abandi, ukore igikwiriye cyangwa ikijambo ry'Imana ridusaba
kuko aya magambo turimo kubona n'ibyubahirijwe hejuru biraza kugaragara yuko ni ibinyoma, ntabwo ariko kuri, kuko bitagaragara mu byanditswe. Ese nimba bavuga yuko ari iby'ukuri, ari iby'Imana ishaka, kuki Imana itabivuzeho? Kuki itabimenyesheje ubwoko bwayo? Ese nimba barimo kuvuga yuko Imana itabyanga cyangwa itabigaya, Imana yo yabivuzeho iki? Ntibirimo kugaragara. Rero dukurikize icyo ijambo rivuga, twe gukurikiza icyo abantu bavuga. Kandi ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ngo uwo uri bubone n'ubundi byerekana yuko ari mu nzira ijya mu bwami bw'Imana, ariko agakora ibinyuranye n'icy'Imana irimo kuvuga cyangwa yavuze, uwo muntu ngo umutere umugongo cyangwa uve mu murongo arimo gukoreramo. Rero n'ubundi aya mateka yatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa christianitytoday.com na parliamentreligious.org. Yego, rero mu gihe nk'iki ngiki witondera ibyo wigisha, banza umenye nimba ari byo by'ukuri, unitondere ibirimo kwigishwa hirya no hino, nimba umenye nimba ari byo by'ukuri. Urabigenzuza iki? Urabigenzuza ijambo ry'Imana, nk'uko Pawulo yabivuze yuko mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16 avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibi byanditswe byara byarahumetswe n'Imana dusenga, kuki batarimo kugendana n'iki Imana yavuze, n'iki Imana yahumetse? Yego, murakoze cyane. Nagira ngo musabe kora subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika, kuko iki kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana gitambuka buri munsi kuri Irera TV1. Niyo mpamvu nagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo ukimenyeshe, ubone ibyo biganiro, ndetse ubone no kumenyesha n'abandi. Kandi no kuri like, comment, duhe inyunganizi. Yego, murakoze cyane. Yego, muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo tuzaragwe ingororano mu bwami bwa Data nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko Yesu Kristo mu gihe yari ataraza, ubwoko bw'Imana cyangwa abacu God people babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, rero ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu hariho hose, kuri buri gikorwa icyo ari cyo cyose, yego, duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi bigaragara yuko aho ikintu utangaho igihe kirekire mu buzima bwawe, kandi ukagitangaho imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe, icyo kintu nicyo Mana yawe. Yego, murakoze. Rero ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Nakagaruka, nahejo.